nagenze hose shaka amahoro ntayo nabonyeho. wagenze hose shaka amahoro ntayo wabonye. Naragenze no mu bapfumu no mu bashitsi ntayo nabonyeho. Waragenze no mu bapfumu no mu bashitsi ntayo wabonye. Nirukiye kubakuru bihugu byacu ntayo nabonyeho. Wirukiye kubakuru bihugu byanyu ntayo wabonye. None se mwambwira ahantu nayabona Handi uretse kuri Yesu. none se uwoye suyayama kubuntu Binayaguhe n'umunyabuntu. none se mwambwira ahantu nayabona Handi uretse kuri Yesu. none se uwoye suyayama kubuntu Binayaguhe n'umunyabuntu. N'umunyabuntu. N'umunyampuhwe. Umugwaneza. Agira neza. Usange nona. Aguha amahoro. Hose ugubwe neza. N'umunyabuntu. N'umunyampuhwe. Umugwaneza. Agira neza. Usange nona. Aguha amahoro. Hose ugubwe neza. Amina Hallelujah. Amina Hallelujah. Amina Hallelujah. Hallelujah. Amina Hallelujah. Amina Hallelujah. Amina Amen. Amena. Amina Hallelujah. Amina Hallelujah. Amina Hallelujah. 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 Amina Hallelujah. Amen. Amena. Amina Twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze muri uyu mwanya aho tuba tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Rero za saha zirageze, niyo mpamvu tugira ngo mwegere hafi ndetse n'abamaze kugera ku murongo bahe abandi linki muri ubu buryo kugira ngo tubashe gukurikirana ijambo ry'Imana. Rero ngewe tugiye kubana nitwa Mboneza Thomas, tugiye kuririmba indirimbo imwe yo mu gitabo, hanyuma dusenge noneho tubone twigana ijambo ry'Imana. Kuba dukurikira tuba turi kunyura kuri channel Ivugurura n'Ubugorozi kuri YouTube channel ndetse na Radio King ijwi ry'Ubugorozi. Turagira rero ngo abadukurikiye ndetse hari n'abandi bajya bashyira abandi kuri conference call bakabasha gukurikira ijambo ry'Imana. Mwese abashyitsi n'abizera tubahaye ikaze. Katuririmbe rero indirimbo y'131 hanyuma niturangiza dusenge twige. Ndusheho gusa nawe Yesu mukiza wanjye, nyuzuzugwa neza mp'urukundo ruhebuje. Ndusheho kumera nkawe aho ngenda hose mwami, ndiyoroheje rwose mwami nge ngukurikiza. Nibirindi cyanira ikamenya nigishwi, sinshidikanya rwose nanjye hori nyitayeho. Izanyigisha kwitonda, imbabarira amafuti, ndiyoroheje rwose mwami nge ngukurikiza. Ndusheho gusa nawe, ndusheho uko bukeye, nyigiza hafi yawe
aho amahoro adashira. Uhora undinganiza amagambo meza, rusheho gusa nawe, mwami nge ngukurikiza. Dusenge. Urakoze Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye yuko wabanye natwe, waturinze, wemeye ko tugera muri uyu mwanya mwiza kugira ngo twigane ijambo ryawe, n'abadukurikiye uhabwe icyubahiro. Ngaho imbaraga y'umwuka wera ibane natwe kandi ibane nabo, abavuga twese turaha n'abari kumva, dusangize imigisha iri mu ijambo ryawe, twese uduhe guhinduka duse nawe, duhimbaze urukundo rwawe. Ngaho turindira umutekano w'ikoranabuhanga, imitima n'imibiri, kugira ngo tubashe gukurikirana ibyawe nk'uko biri, mu izina rya Yesu, amen. Reka rero nk'uko twababwiye, tugiye kwiga ijambo ry'Imana muri aya masaha. Tugiye kwiga ijambo ritubwira ngo ibisabwa ngo duse na Yesu. Ibisabwa cyangwa se ibyo dusabwa cyangwa se kondisiyo tugomba kuzuza kugira ngo tubashe gusa na Yesu. Iyo tukurikiranye mu ijambo ry'Imana, tukarisoma tukagerageza gucukumbura, dusanga ngo tugomba gusa na Yesu, ndetse ngo kugeza igihe Yesu azabumbirwa mu mitima yacu. Rero turasabwa kugira ngo twige icyo twakora kugira ngo tubashe gusa nawe, twige ibisabwa kugira ngo tubashe gusa nawe, tubyuzuze, kubera ko Yesu naza azaba aje kujyana abo bafitanye isano. Nk'uko umubyeyi ajya asa n'umwana we bakaba bafitanye isano, wayireba ukayibona, warebesha amaso ukabona bafite ahantu bahuriye, niko n'abakirisitu n'abantu b'Imana bagomba kuba bafitanye isano n'umukiza wabo, kugira ngo igihe azaza azasange iyo sano yarubatswe mu buryo bwuzuye. Rero ni ibyo dusabwa kugira ngo duse na Yesu. Mu gitabo cy'Abakolosayi niho tugiye guhera dusoma, kugira ngo mukurikirane. Ni Abakolosayi igice cyaho cya 3, turasoma umurongo wa 3, haranditse ngo kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana, kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu, azerekanwa namwe muzahera ko mwerekananwe nawe muri mu bwiza. Hano batubwiye amagambo akomeye, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Burya ngo niba ubugingo bwacu bwarahishanywe na Kristo mu Mana, ngo ubwazerekanwa, ngo natwe tuzerekanwa turi mu bwiza, cyangwa se tuzaba dusa nawe, uburanga bwe, ubwiza bwe, imico ye uko ateye bizaba bimeze tuzaba tumeze nk'uko nawe ameze. Niyo mpamvu dukeneye gusa na Kirisitu, niyo mpamvu dukeneye guhinduka, niyo mpamvu dukeneye kuva aho twari turi. Uribaza utese kubera iki twaba dukeneye guhinduka ngo duse nawe? Mu gitabo cy'Itangiriro ndasoma mu gice cyaho cya 8, uyu murongo ni uwa 21, haranditse ngo Uwiteka ahumurirwa n'umubabwe, Uwiteka aribwira ati sinzongera ukundi kuva mu butaka ku bw'abantu, kuko gutekereza ko imitima y'abantu ari kubi uhereye mu bwana bwabo. Gutekereza kw'abantu, gukora kw'abantu, imirimo y'abantu, guhera mu bwana aba ari bibi. Niyo mpamvu niba iby'abantu ari bibi guhera mu bwana, Imana ikeneye yuko noneho abayobotse Yesu, abemeye kunyura mu nzira y'agakiza bagira ubwiza busa nawe. Niyo mpamvu avuze ngo tuzaba turi mu bwiza nk'ubwe, cyangwa se mu bwiza bwa Yesu, tuzaba dusa nawe, tuzadukora nkawe, tuzadutekereza nkawe, tuzatugambirira nkawe. Mbese uko agambirira gukiza abantu, nawe uzaba ugambirira gukiza abandi. Uko agambirira gutanga imigisha, nawe uzaba wifuriza abandi imigisha. Uko agambirira gukiza indwara, nawe uzajya usengera abantu ngo bakire. Uko ababazwa n'abari mu byaha, nawe uzajya ubabazwa n'abari mu byaha.
nuko rero baravuze ngo turasabwa gusa na Yesu kugira ngo tuzemerwe nawe. Hari ibisabwa rero nibyo turi buze kureba. Mbere yuko tubijyaho, ndasoma mu gitabo cyitwa guhamagarwa kwacu gukomeye, guhamagarwa kwacu gukomeye, kuri iyi paje yayo ya 19 harimo iri jambo rivuga ritya riti umugambi Imana ifitiye abana bayo, umugambi Imana ifitiye abana bayo, iri ni ijambo ry'Imana. Umugambi Imana ifitiye abana bayo nuko bakura bakagera ku rugero rw'abagabo n'abagore b'igihagararo nk'icya Kristo. Umugambi Imana ifitiye abana bayo nuko abagabo n'abagore bakura bakagira igihagararo nk'icya Kristo. Ntabwo ari igihagararo cy'uburebure, ntabwo ari igihagararo cy'ubunini, ntabwo ari taye uko umuntu ashobora kuba munini cyangwa muto, ahubwo ni mu ntekerezo, ni mu bwenge, ni mu migambi, bakaba neza bihwanye. Nk'uko abantu bavukanye ari impanga, ujya usanga ibitekerezo byabo byegeranye. Byagorana ngo umwe ngo nibavuka ari impanga, umwe azaba umudepite undi adoda inkweto. Byagorana ngo nibavuka ari impanga bo bita vrejimo, babandi basa neza kandi b'igitsina kimwe, ujya usanga kubera ko baba baravuye mu turemangingo dumwe inshuro nyinshi, n'intekerezo n'imigambi n'ubwenge bwabo ujya ubona byegeranye. Rero nk'uko abo bantu baba begeranye, Yesu nawe arashaka ko twegerana nawe. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuze ngo umugambi Imana ifitiye abana bayo nuko bakura bakagera ku rugero rw'abagabo n'abagore b'igihagararo nk'icya Kristo. Kugira ngo tubashe kubigeraho, turasabwa gukoresha neza buri bushobozi bwose bw'intekerezo, umutima n'umubiri dufite. Ntidushobora guhangara gupfusha ubusa imbaraga z'ubwenge cyangwa iz'impagarike. Noneho rero ubwo ndihutira nko hepfo haranditse ngo gundira ukuboko kw'imbaraga y'Imana, tegeka akamenyero kawe ukenyere ukomeze. Vuga uti nkunda umwami kandi maramarije gukoresha buri bushobozi bwanjye bw'ubwenge mu murimo we. Baravuze ngo gundira ukuboko kw'imbaraga y'Imana, tegeka akamenyero kawe, nurangiza uvuga uti rwose nanjye ndashaka guhinduka. Rero baravuze ngo umugambi w'Imana nuko abagabo n'abagore bahinduka, bakura, bakagira ku gihagararo nk'icya Kristo. Nanone muri iki gitabo cyitwa guhamagarwa kwacu gukomeye, kuri iyi paje ya 21 harimo amagambo avuga ngo nifuza ko twahinduka icyo Imana ishaka ko tuba cyo. Nifuza ko twahinduka icyo Imana ishaka ko tuba cyo, kuba umucyo mu mwami. Turasabwa kugera ku rugero ruhanitse, ariko ibyo ntituzigera tubigeraho igihe cyose nari ngitarashyirwa ku gicaniro. Tutaremerera umwuka wera kutuyobora, ukatuboneza, ukadutunganya ku rugero mvajuru. Burya hari urugero dushyirirwaho. Hari igihe abantu bajya bareba abandi bakavuga bati nzajya nitegereza runaka. Hari igihe umuntu ashobora kubona wenda niba ari imyambarire, akavuga ati igihe wenda yari kurwana intambara yo kureka imyambarire mibi ngo ajye ku myiza, yabona undi akiyambara akavuga ati ntabwo ari njyenyine, burya reka mbe ndetse. Oya, aho sibyo. Hari igihe umuntu ashobora kuba ari kwitegura isabato, yabona n'abandi bakiri mu mirimo iri hafi gutangira cyangwa imaze gutangira, akavuga ati burya sinde njyenyine, n'abandi ndi kubona ari uko. Ariko ntabwo ari ko ijambo ry'Imana ritegeka. Ntabwo ridutegeka kurebera ku rugero rw'abandi, ridutegeka kurebera ku bayobozi batuyobora, ntabwo ridutegeka kurebera ku bigisha bacu, nubwo nabo basabwa kuba icyitegererezo, ariko ntabwo icyo dusabwa ari ukurebera kuri abo,
ahubwo baravuze ngo twese tugomba gukura tukagera ku rugero rwa Kirisitu. Ni rwo rugero rukenewe n'abantu. Rero niyo mpamvu tugiye kureba ibisabwa kugira ngo duse na Yesu. Icya mbere ni ukurabukwa ubwiza bwe. Icya mbere nicyo, ni ukurabuka ubwiza bwe, noneho bigatuma natwe twigana cyangwa se tugaya ubwacu. Ubwo twita ubwiza bwacu tukabugaya kubera ko twarabutse ubwiza bwe. Icya kabiri ni ukwanga ibyaha. Muri twe haramutse havutse umutima wo kwanga ibyaha, nk'uko umuntu yanga umwanda, igihe uguye mu byaha ugasa n'ukandagiye umwanda, nk'uko nta wakandagira mu mwanda ngo narangiza awubane, ahubwo awikuraho vuba, akaba ariko natwe tujya twigobotora ibyaha bituguyeho cyangwa se tuguyemo gitunguro, byadufasha gusa na Yesu. Icya gatatu ni ukurwanya inarinjye buri munsi. Mbese buri munsi wose ukajya umenya yuko uhorana intwaro yo guhangana n'inarinjye. Mbese ukamenya neza ko inarinjye ntabwo igitsindwa ngo ivirire urugamba, ahubwo buri munsi ihora iri hafi yawe, nawe ugahora witeguye kuyirwanya. Icya kane ni ukuba hafi ya Yesu. Mbese kuba hafi ya Yesu mu masengesho, kuba hafi ya Yesu mu ngorane zawe, kuba hafi ya Yesu mu byo ukora byose akakuba hafi, ukayumwitabaza, akakubera umufasha wa buri saha, wa buri munota, wa buri segonda, wa buri uko uhumetse, akakubera umufasha, akakubera umutabazi. Rero ni ukuba hafi ye. Icya gatanu ni ukwiga ibyanditswe byera. Kwiga ibyanditswe byera, kubihuza n'imibereho yawe, kubyitaho, kubigereranya n'imiterere yawe, ni ibintu bishobora gutuma usa na Yesu. Icya gatandatu ni ukwishimira ukuri. Kwishimira ukuri, kugukunda, kumva utakureka, kumva wararonse ikintu cy'agaciro kubera ukuri ubamo. Noneho icya karindwi ni ukugira Imana umujyanama wawe wa buri gihe. Imana akaba ari kubera umujyanama, kandi ukajya wemera inama iguhaye binyuze mu byanditswe byera. Noneho ibyo byadufasha gusa na Yesu. Umuntu aramutse abikurikiranye byamufasha gusa na Yesu. Ndagira ngo tugerageze kureba mu byanditswe byera kugira ngo izi ngingo noneho twumve uko twazisobanukirwa. Icya mbere tubonye ko ari ukurabukwa ubwiza bwa Yesu cyangwa se ubwiza bw'Imana. Mu gitabo cya Bibiliya turasoma mwaya magambo, ni Yesaya, ni igice cyaho cya 6, harimo amagambo avuga ati, umurongo reka mpere ku wa mbere. Mu mwaka umwami Uziya yatanzemo, nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe y'ubwami ndende, ishyizwe hejuru, igishura cyayo gikwira urusengero. Abaserafi bari bahagaze hejuru yayo, umuserafi wese afite amababa 6, abiri yayatwikirizaga mu maso he, yandi abiri yayatwikirizaga ibirenge bye, yandi abiri yarayagurukishaga. Umwe avuga ijwi rirenga abwira mugenzi we asingiza ati, Uwiteka Nyiringabo arera, 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 isi yose yuzura icyubahiro cye. Imfatiro z'irebe z'umuryango ziranyeganyezwa n'ijwi ry'uwavuze ijwi rirenga, inzu yose yuzura umwotsi. Maze ndavuga nti, ni ishyano ndapfuye we, kuko ndi umunyaminwa yanduye, kandi ntuye hagati y'ubwoko bufite iminwa yanduye, kandi amaso yanjye abonye umwami w'Uwiteka Nyiringabo. Uyu yararabutswe ubwiza bw'Imana. Arangije ubwe abona ntabwo, aravuga ati ndapfuye, ndi umunyabyaha, ndi umunyaminwa yanduye, nturanye n'abanyabyaha, nirirwana nabo, nibo nkorana nabo, nibo ngendana nabo, nibo mvugana nabo, nibo ngambirana nabo, nibo mparanshwana nabo, none ndebye ubwiza bw'Imana. Rero maze ati rwose nta gushidikanya ndapfuye. Ntabwo ari uyu gusa, ndetse n'abandi niko byagenze.
Danieli ngo abonye ubwiza bwa marayika ngo ubwe yabonye ari ububore. Rero iyo umuntu abonye iyo yitegereje ubwiza bwa Yesu, iyo witegereje gukiranuka kwe, iyo wirebye uko yabaga ku isi, iyo urebye uko yari ameze, ujya ubona uko kwawe ntako. Wenda ndatanga icyitegererezo cy'igihe yari ku isi. Igihe yari ku isi yigeze kugera mu murwa w'i Samariya cyangwa se mu mujyi w'i Samariya, bamwima icumbi. Abigishwa be bati, none Yesu, aba bantu bakwimye icumbi, uri umwami n'umukiza, ubundi ko Eliya yigeze guhanura umuriro ukava mu ijuru ukaza ugatwika igitambo, wowe wahanuye umuriro ukava mu ijuru ukaza ukabatwika, ko ntacyo bamaze? Yesu aricecekera. Noneho igihe bari bongeye kunyurayo basubiyeyo, Yesu anyura ku musamariyakazi wari ugiye kuvoma, arangije atangirana nawe ikiganiro. Umusamariya afatwa n'ubutumwa bwiza, ajya kurarika benshi bemera ubutumwa bwiza. None se iyo baza gutwikwa aba bari kuva he? Ibyo bigaragara burya ko ubwiza bwa Yesu ahari igihe bujya butandukana n'ubw'abantu, kubera ko we areba kure, agambirira ibyiza, ntashobora kugambirira ibibi ku muntu. Kabone nubwo yaba yakoze ibyaha, nubwo yaba yamuhemukiye, ntabwo ashobora kumugambiriraho ibibi. Niyo mpamvu Danieli nawe amaze kubona ubwiza bwa marayika, ubwe bwahindutse ububore. Abantu bose bagiye barabukwa ku bwiza bwa Yesu, bakabona gukiranuka kwe, bagiye babona ubwabo ari bubi. Rero umuntu wese utarabona ko gukiranuka kwe ari ubushwambagara, akaba agigerageza gupfundikanya, kandi nabwo bukaba ubushwambagara bwuzuye ibizinga. Hari igihe umuntu ashobora kuba afite umwenda ugasaza ugacika ariko ugifite isura, naho twebwe ngo ibyo dukiranutse nabyo aba ari ubushwambagara. Ubwa mbere tuba twabikoze nabi, icya kabiri bikanduzwa nuko tubyirasi. Mbese umuntu yaramutse agiye guha undi, wenda ndatanga icyitegererezo, umuntu aramutse afite ibiro 10 by'umuceri, akabona umushonji wa buri ntabwo ashobora kugabanyamo kabiri ngo avuge ngo mfite ibishyimbo nkagira n'umuceri nkagira n'ibindi, reka bari we mpa byinshi. Ahubwo hari igihe amuha ikiro kimwe. Burya arakiranutse, nawe undi aragenda ashima, ariko ni ubushwambagara. Noneho iyo rero ahindukiye ati, burya nyagize neza, namufashije rwose, yaraburaye, ukumva wihimbaje mu mutima, cyangwa se ukaba ushobora no kubibwira abandi ngo ya mirimo wari wakoze myiza, ariko ukayikorana inaringe kubera ko nayo irashwanyaguritse, ngo nayo ubu yanduje ikajyaho ibizinga. Mbese hari igihe umuntu mu mutima ajya avuga ati, rwose aba bantu njya mbafasha, nta kuntu ntagira nuko, kandi nyamara mu by'ukuri wakoze bike cyane. Mbese hari uwagira ngo na Yesu yirata ibyo adukorera, urumva yakwirata bingana biti? Tekereza izuba aduha rikatuvira, imvura aduha ikagwa, tekereza uburyo aduha ibitotsi tugasinzira, tekereza uburyo aduha ibyo kurya, tekereza uburyo aduha inda cyangwa se akanwa karyoherwa, uburyo bigera mu mubiri akaba ari utuma bituyoboka. Tekereza ukuntu uryama akaguha ibitotsi, igihe cyageraho ubwira ngo kanguka. Tekereza ukuntu aguha imbaraga ugakora. Mbese ahari aramutse ari uwirata yakwirata ibingana bite? Ariko twe duke twakoze niyo tubari ubushwambagara. Iyo mbese bivuga ngo turacikaguritse bitewe nuko tudukora, ariko tukajya tuvangamo intege nke zacu, gukiranirwa kwacu, noneho inaringe yacu, hanyuma hakurikiraho nanone ko iyo tubyigambye, iyo tubyirata, haba kwihimbaza mu mutima, haba kubibwira abandi, burya tuba tubyanduje. Rero tukwiye kureba ubwiza bwa Yesu, uko Yesu yakundaga abantu tubakunde, uko Yesu yitaga ku by'Imana tubyiteho. Mbese
tumwigane intambwe ku ntambwe, kugira ngo tuzashobore gusa nawe. Ibyo muzabisoma nko mu gitabo cy'abahirwa n'ibande, niho muzabona yuko iyo umuntu yarabutse ubwiza bwa Yesu ngo ubwe buhinduka ubushwambagara, kandi noneho bigatuma akenera ubwiza bwa Yesu kuruta uko yakenera gukomeza kwihimbaza ndetse no kwita ku bye. Ibi rero muzabisoma nko mu gitabo cy'abahirwa n'ibande mu cyigisho kivuga ngo mu cyigisho kivuga ikibyigisho byo ku musozi, aho yarageze akavuga abahirwa abaribo. Rero ndumva aha iyi ngingo tugiye kuyivaho tukerekera ku ngingo ya kabiri yo kwanga ibyaha. Iyo umuntu ashaka gusa na Yesu, ikindi kintu akora nuko yanga ibyaha. Ibyo wenda muzabisoma nko muri Yeremiya, aho Yeremiya ni igice cya 3 umurongo wa 13 yaravuze ngo icyo nshaka ni kimwe, nuko wemera ibyaha byawe. Ibyaha tukabifata nk'umwanda, ibyaha tukabifata nk'ikintu kibi, naho iyo umuntu akibikunze, iyo umuntu akibiburanira, iyo umuntu akibirengera, iyo umuntu akivuga ati rwose impamvu nabiguyemo naba akitwaza abandi, ntago aba yari yabona itike izatuma asa na Yesu. Birasaba ngo ubyange, birasaba ngo ubyinube, birasaba ngo abe ari wowe ugerageza kubirwanya, noneho uhabwa indi mbaraga yo kugufasha kugira ngo ushobore kubirwanya. Kuko ibyanditswe biravuga ngo turwanye Satani nawe azaduhunga. Ntabwo rero Satani tumurwanya duhanganye nawe mbona nkubone, ahubwo tumurwanya turi kurwanya ibyaha, tubyanga, tubireka. Noneho icyo gihe tukaba turi kubona amahirwe yo kuba twasa na Yesu. Icya gatatu ni ukurwanya inaringe buri munsi, ni uguhangana nayo, mbese ntituyiha agahenge, ntituyemerere ngo yidagadure muri twe. Inaringe hari igihe wakwibaza ngo ni iki? Ni umwuka wo kwikunda, kumva ibyiza byaba ibyawe, kumva heza haba hawe, kumva wakubahwa yaba wowe, kumva wahabwa agaciro kurusha abandi ari wowe. Icyo kintu cyo kumva wakwishyira imbere y'abandi buri gihe cyitwa inaringe. Rero icyo kigomba kurwanwa. Ndagerageza gusoma aya magambo kugira ngo duse na Yesu, turarabukwa ubwiza bwe. Icya kabiri twange ibyaha, ariko icya gatatu turwanye inaringe. Inaringe ni umuntu ayirwanya ku giti cye, nta wundi wagufasha. Niyo mpamvu muri iki gitabo cyitwa guhamagarwa kwacu gukomeye, ku ipaji ya 29 harimo amagambo avuga atya ati, haranditse ngo Yesu yifuza ko mwanezerwa, ariko ntimushobora kunezerwa mu nzira zanyu mwishakiye mukurikiza iby'imitima yanyu yifuza. Yesu yifuza ko twanezerwa, ariko ntidushobora kugera ku munezero twibereye mu nzira zacu twifuza kandi twishakiye. Ibitekerezo n'imico yacu twihariye ni ibya kimuntu gusa, kandi ntitugomba kubyimika. Inaringe igomba kubambwa bitari rimwe na rimwe gusa, ahubwo ikabambwa buri munsi, kandi ubushobozi bw'umubiri, intekerezo n'iby'umwuka bigomba kugandukira ubushake bw'Imana. Kugira ngo use na Yesu birasaba ko urwanya inaringe, atari none n'ejo, atari icyumweru kimwe, atari ukwezi kumwe, ahubwo imibereho yawe yose igahangana n'icyo gishyitsi cya kamere kimaze igihe. Wandujwe n'abantu benshi, wandujwe n'aho wabaye, wandujwe n'ababyeyi nk'ihererekanyamurage. Rero kigomba kurwanywa buri munsi. Ndasubiramo, inaringe igomba kubambwa bitari rimwe na rimwe gusa, ahubwo ikabambwa buri munsi, kandi ubushobozi bw'umubiri, intekerezo n'iby'umwuka bigomba kugandukira ubushake bw'Imana. Noneho umubiri wawe, intekerezo zawe,
iby'umwuka byawe bikagandukira ubushake bw'Imana. Mbese ugasigara uvuga uti Imana irashaka iki ngo ngikore, yanga iki ngo nkireke. Nuko noneho baratubwiye ngo icyubahiro cy'Imana no gutungana kw'imico ya Kirisitu bigomba kugirwa umugambi n'intego y'imibereho yacu. Ndayasubiramo, baravuze ngo icyubahiro cy'Imana. Mbese icyubahiro cy'Imana kigashyirwa nyambere, nkuko Yesu yavugaga ngo uwakwiriye gushyirwa hejuru ngewe ngacishwa bugufi. Nkuko abigishwa be babikoraga, bumvaga icyubahiro cy'Imana cyashyirwa hejuru nubwo bashyirwa hasi. Ndetse niyo mpamvu mu bazasoma igitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 2 n'icya 3 muri ara amatorero 7 yagiye avuga ngo unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe y'icyubahiro, unesha nzamuha ikiniki. Burya bigaragara ko hari intambara tugomba kurwana, kandi uzanesha azahembwa icyo Satani yarari kumushukisha. Ku isi Satani ajya ashukisha abantu icyubahiro, abo nibakinesha Yesu azabaha icyubahiro cyo mu ijuru. Ku isi Satani ajya ashukisha abantu ubutunzi, nibaramuka banesheje Satani azabaha isi nshya irimo ubutunzi budashira. Ku isi Satani ajya ashukisha abantu ibintu bitandukanye, ariko Imana izabaha ibiruta ibyo, kandi bibikubye inshuro nyinshi. Ku isi umuntu ajya aronka ibintu bikaza bikurikiwe n'umubabaro, ariko iby'Imana izaduha mu bihembo izaduha nitwemera gusa nayo ntago bikurikirwa n'umubabaro habe namba. Rero niyo mpamvu bavuze ngo icyubahiro cy'Imana kigomba gushyirwa hejuru no gutungana kw'imico ya Gikirisitu bigomba kugirwa umugambi n'intego y'imibereho yacu. Mbese umugambi wacu, intego yacu ibi yo guhesha Imana icyubahiro, ibi yo gutungana kugira ngo Imana izatwemere. Noneho baravuze ngo abigishwa ba Kirisitu bagomba kumwigana mu mico n'imiterere. Abigishwa ba Kirisitu bagomba kumwigana mu mico n'imiterere. Mbese niba yarakundaga abantu, nawe cyo gerageza kumwigana gukunda abantu. Niba yaritaga kubababaye, nawe gerageza kujya wita kubababaye. Baravuze ngo bagomba kumwigana mu mico n'imiterere. Mbese imico ye ikaba iyacu, imiterere yikaba nk'iyacu, nuko tukaba nkawe neza. Baravuze ngo intero yanyu igomba kuba gusa na Kirisitu, atari ugusa na so cyangwa nyoko, ahubwo nka Kirisitu Yesu, ugahishwa muri we, ukambara gukiranuka kwe, kandi ugasabwa umwuka we. Ukambara gukiranuka kwe, mbese ubwo ukambara gukiranuka kwe kandi ukagira umwuka we. Umwuka we nuko akora, akaba ariko ukora. Ingeso zihariye twokojwe n'ababyeyi bacu cyangwa twandujwe n'uburezi bubi cyangwa kuzimenyereza zigomba kuneshwa mu buryo bwuzuye, kandi tukazirwanya tutajenjetse. Gukunda icyubahiro, ubwibone no gutsimbarara byose bigomba kuzanwa ku gicaniro. Gukunda icyubahiro, ubwibone, gutsimbarara, bijye bibaho umuntu agatsimbarara. Bati nyabona ibi bintu ni bibi, batoya ntacyo bitwaye. Bati ese wa muntu we waretse inzoga kwari mbi, ngo ariko inzoga nimbi zite? Bati rwose, bati iyo umuntu akora ibyaha baribye, ati mwibeshyera inzoga, buryo uyu muntu aratsimbarara. Bati nyamara zizaguhemuza, ati nizimpemuza nzazireka. Nuko yarangiza zikazamuhemuza zaramugize imbata kubera ko yatsimbaraye. Undi akambwira ati kandi uri umunyamahane. Ati ndi umunyamahane gute? Ko ndi kuburanira uburenganzira bwanjye, ko ari ibyanjye bari gushaka kunyaga, ko ari icyubahiro cyanjye. Bati wa mugabo we, iwawe jya uca bugufi wigiyoboza igitugu. Batari ku bundi ntayobora, ko Imana yangiza umutware, uko kwitwa gutsimbarara. Rero abantu bose batararabuka ubwiza bwa Yesu ngo bwabo bububore, bahora batsimbarara, bahora batsimbarara ku byabo. Bati ese kubera iki muri gushwana? Bati yanyiyenjejeho, niwe wambanje.
none se kubera iki wowe wemeye kwitabaza intwaro za kamere? Bati none se nari kugirane? Cyo cyitwa gutsimbarara. Rero baravuze ngo gukunda icyubahiro, icya kabiri ubwibone, icya gatatu gutsimbarara. Ibyo byose bigomba kubambwa ku gicaniro kugira ngo bye kutubera inkomyi yatubuza gusa na Yesu. Turi kureba ibisabwa kugira ngo duse na Yesu, kandi Yesu naza kujyana itorero azajyana basa nawe. Niyo mpamvu hari igihe ushobora gutanga ibyawe, hari igihe ushobora gukora byinshi, yewe hari igihe ushobora kumara igihe kirekire usenga kandi usoma, ariko ukazagawa kuko udasa na Yesu. Icyubahiro cyawe uhora wishakira, ubwibone bwawe wanze kureka, gutsimbarara kwawe ku kibi wanze kubitamba, ibyo byose bigomba gutambwa. Yesu niwe mufasha wacu, muri we no kubwo gufashwa nawe tugomba kunesha. Ubuntu bwa Kirisitu butegereje ko tubusaba. Ubuntu bwa Kirisitu bwo butegereje ko tubusaba kugira ngo tuneshe. Azaguha ubuntu n'imbaraga ukeneye nubimusaba. Iyobokamana rya Kirisitu rizunga kandi rizafata mpiri irari ryose ritejejwe, rizahembura imbaraga, kwitegeka n'umwete wo gukora. Kabone nubwo haba ari mu birebana n'ubuzima bwo mu muryango, ubuzima bwa buri munsi, ritwigisha kuzigama uburyo kwiyanga no kwihanganira ubukene nta kwivovota. Umwuka wa Kirisitu mu mutima uzagaragarira mu mico. Umwuka wa Kirisitu nugera mu mutima uzagaragarira mu mico, uzateza imbere imico iboneye n'ubushobozi. Umwuka wa Kirisitu nugera mu mutima uzagaragarira mu mico, kandi uzateza imbere imico iboneye ndetse n'ubushobozi bwo gushobora gutunganya, bwo gushobora gukiranuka. Niyo mpamvu mu gitabo cy'urwa kabiri rw'Abakorinto 12:9 handitse ngo ubuntu bwanjye buraguhagisha. Buryo ubwo buntu iyo bwageze mu mutima nibwo bujya buyobora umwuka, imico ikabonera, umuntu akashobora gutunganya. Rero tukeneye kurwanya inaringe kugira ngo tuzashobore kunesha, ndetse tuzagere kugusa na Yesu. Icya kane mu byo dukeneye kugira ngo duse na Yesu ni ukuba hafi ya Yesu, kuba hafi ye, kumwiyambaza. Iyo rero umuntu ari inshuti yawe, iyo umuntu akuba hafi, ingorane zose ugize, ibyiza ugize byose urabimubwira. Ni ukuvuga ngo iyo ugeze ku byiza uramubwira uti nageze ku byiza uyembe inshuti yanjye, wagira ngo nanjye nguheho. Yahuye n'ingorane arambwira ati nahuye n'ingorane. Noneho natwe kugira ngo tuzashobore kunesha neza tuzase na Yesu, biradusaba ko muri buri ngorane, muri buri kintu cyose atuba hafi. Muri cya gitabo cyo guhamagarwa kwacu gukomeye, kuri iyi paje ya 43 harimo amagambo tugiye gusoma, atubwira ngo ngiye gusoma nk'amagambo 43, ngiye gusoma kuri iyo paje maze twumve uko ijambo ry'Imana ritubwira. Niyo mpamvu tugomba gusa cyangwa se kuba hafi ya Yesu. Haranditse hagira hatya hati, icyo ufite nk'icyawe burya ni icy'Imana. Icyo ufite nk'icyawe burya aba ari icy'Imana. Yagucunguje igiciro kitagira akagero, intekerezo zawe ni izayo. Ni ubuhe burenganzira umuntu afite bwo konona umubiri utari uwe, ahubwo ari uw'Umukiza Yesu Kirisitu? Hanihute. Imana yahaye buri muntu wese ubwonko,
ishaka ko bukoreshwa mu kuyihesha icyubahiro. Imana yahaye buri wese ubwonko ngo nabukoreshe mu kuyihesha icyubahiro. Abukoresheje umuntu ashobora gukorana n'Imana, mu mihati yo gukiza bagenzi be bapfa bari mu kaga no kurimbuka. Ntabwo dufite imbaraga nyinshi z'ubwenge cyangwa ubushobozi bwo gutekereza. Tugomba kumenyereza no gutoza buri bushobozi bwose bw'intekerezo z'umubiri, ari bwo mpagarike y'umuntu Kristo yacunguye, kugira ngo dushobore kuyikoresha neza mu buryo bushoboka bwose. Tugomba gukora ibyo dushoboye byose kugira ngo twongere ubwo bushobozi. Reka nihute, hari amagambo nshakamo cyane avuga ngo Kristo yapfuye ku bwanyu, namwe mugomba kubaho nk'ab'Imana. Kristo yapfuye ku bwacu, natwe tubeho nk'abe. Reka ubushobozi bwawe bwo gutekereza butunganywe, bubonezwe, bwezwe, maze bwegurirwe Imana. Ubushobozi bwawe bwose ngo emera butunganywe, bubonezwe, kandi bwegurirwe Imana. Imana ishaka kwera kw'impagarike yose. Imana ishaka ko umuntu agira kwera kose mu bwenge, mu ntekerezo, mu migambi. Ukaba ufite kwera intekerezo ndetse n'umubiri wose bigomba kwezwa kandi bikabonezwa. Imana ifite uburenganzira ku ntekerezo, ku mutima no ku mubiri. Ntabwo biri mu bushobozi bw'abitirirwa izina rya Yesu kuyiha ibirenze ibyo yabahaye. Rero bantu b'Imana, dukeneye kwezwa, kandi kugira ngo twezwe neza nuko tubana na Yesu, nuko tuba hafi ye, nuko tumwitabaza umunsi ku wundi. Ndimukira ku ipaje ya 50 muri iki gitabo cyitwa Guhamagarwa kwacu gukomeye. Haranditse hagira hatya ati, paje ya 50, Kristo ni ikiringo gihuza umuntu n'Imana. Impamvu agomba kuduhora hafi niwe cyungo kiduhuza n'Imana. Niyo mpamvu avuze ngo yasezeranye kuzajya asabira umuntu ku giti cye binyuze mu izina rye. Noneho ngo iyo umuba hafi, iyo umwitabaza, iyo umwiringira, iyo uhorana nawe, ngo ajya gusabira ariko ku giti cyawe kandi mu izina ryawe. Ibyo yakiranutse abiherereza ku ruhande rw'uwinginga asenga. Kristo asabira umuntu, n'umuntu nawe ukeneye ubufasha mvajuru akisabira imbere y'Imana yifashishije imbaraga y'igitinyiro cy'uwatanze ubugingo bwe ku bari mu isi. Uko twemerera imbere y'Imana guha agaciro ibyo Kristo yakiranutse ku bwacu, umubavu uhumura neza ushyirwa ku masengesho yacu. Noneho burya kuba hafi y'Imana ni uguhora usenga, ni uguhora uyereka ibyiza yagukoreye ukayishimira, ni uguhora ibyo ugiye gukora byose ubiragiza. Nuko umuntu wese uzacika uburetwa bwa Satani akareka kumukorera, maze agahagarara munsi y'ibendera ririho ikimenyetso cy'amaraso y'igikomangoma Emmanuel, azarindwa n'ubuvugizi bwa Kristo. Umuntu wese uzemera gucika ububata bwa Satani akemera kujya ku ruhande rwa Yesu, ngo azarindwa n'ubuvugizi bwa Kristo. Kristo nk'umuhuza wacu ahagaze iburyo bwa Data, aduhoza ku mutima. Burya we aduhoza ku mutima, kuko ari ingenzi ko aturindisha ubuvugizi bwe nk'uko yaducunguje amaraso ye. Uko amasengesho y'abafite imitima imenetse itarimo uburyarya azamuka mu ijuru, Kristo abwira Sati, nzishyiraho ibyaha byabo, reka bahagarara imbere yawe ari abaziranenge.
aya magambo tuyumve neza abantu b'Imana. Uko amasengesho y'abafite imitima imenetse, imitima itaryarya, imitima itarimwo ubwibone, itarimwo kwiyemera, itarimo kwishakira icyubahiro, itarimo gutsimbarara ku kibi, ngo iyo mitima yisenga, ngo itarimo uburyarya, ngo amasengesho arazamuka akagera mu ijuru, maze Kristo akabwira Sati, nshyiraho ibyaha byabo, reka bo bahagarara imbere yawe ari abaziranenge. Iyo abakuyeho ibyaha byabo, yuzuza mu mitima yabo umucyo w'ubwiza uva ku rukundo n'ukuri. Noneho ngo aba bantu basenze, bagasenga nta buryarya, bagasenga nta bwibone, bagasenga nta gutsimbarara ku kibi, bagasenga baranze ububi bwabo, bashaka gukiranuka kwa Yesu, ngo Yesu ajya bakuramo wa mutima mubi, yarangiza akabashyiramo umutima mwiza, ngo akababwira ngo ibyaha byanjye mbyishyizeho, ngo niko abwira Imana, ngo reka bahagarare imbere yawe ari abaziranenge, ari abakiranutsi. Mbega kuba hafi ya Yesu ngo biratugirira umumaro. Mbega kumwiyambaza ku kantu kose ngo biradufasha. Noneho biragusaba rero ko ku kintu cyose ugiye gukora akuba hafi. Duhora dukeneye ko Kristo atuvuganira, adusabira umunsi ku wundi, igitondo n'ikigoroba. Umutima wicisha bugufi uzamura amasengesho ku Mana, ugahabwa ubuntu. Umunsi ku wundi, igitondo ikigoroba, haba ku manywa, umutima wicisha bugufi ngo uzamura amasengesho akagenda akagera ku Mana, warangiza ugahabwa ubuntu. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ugahabwa amahoro. Icya gatatu, ugahabwa ibyishimo. Ni ibintu bitatu umuntu ahabwa nk'ibisubizo: ni amahoro, n'ubuntu, ndetse n'ibyishimo. Noneho uyu ni umusaruro wo kuba hafi ya Yesu. Rero iyo ubaye hafi ya Yesu, yagutega imodoka uti rero Yesu gendane nanjye. Iyo uba hafi na Yesu, usanga abantu bari kuguhemukira, akavuga uti Yesu mbe hafi. Noneho iyo rero umaze gusenga iryo sengesho mu mutima, ntabwo uba ugikoze nabi, ntuba ukihoreye, ntuba ugikoze ibyaha, kubera ko agukuramo wa mutima mubi, akaguguranira, akagushyiramo gukiranuka. Rero abantu bashaka gusa na Yesu bagomba kuba hafi ye buri munsi, buri saha. Kandi icya gatanu, bakagira umwete mu kwiga ibyanditswe byera. Ibyo muzagenda mubisoma mu bitabo bitandukanye, ariko nk'igitabo cyitwa Imigani ya Kristo umuzingo wa mbere, ku ipaji ya 13 haranditse ngo iyo abantu batiga ibyanditswe byera, imitima iburaga ifasha n'ikiyirengera, ngo abantu bagasigara babiba ibinezeza imibiri yabo, muri iyo mibiri bagasaruramo kubora, ngo ni nayo ntandaro y'ubwenge buke, ndetse hakaba n'intandaro y'ubugome kubera kutiga ibyanditswe byera. Ukeneye rero kujya wiga buri gihe ibyanditswe byera, jya ubisoma, jya ubisomerwa, jya ubikurikirana ku mbuga nk'izi ngizi twigishirizaho igihe uri wenyine, jya ufatanya n'abo mubana kurisoma igihe baryemera, jya ufatanya n'itsinda ryanyu kuryiga igihe bafite aho bahurira, we kujya ukunda gusiba igihe bapanze amateraniro. Ibyo bijya bifasha umuntu kugenda ahinduka, kubera ko agenda akurikirana ibyanditswe byera. Ni ingenzi rero yuko ibi tubimenya. Turi gushaka ibisabwa kugira ngo dushobore gusa na Yesu. Rero turamutse twemeye, byanditswe bikatubera inkingi, byanditswe bikatubera umujyanama, noneho ibyo tukabiyoboka, ibyo byadufasha. Noneho icyo rero ni icya gatanu. Hanyuma icya gatandatu, mu bintu byashobora kudufasha gusa na Yesu, ni ukwishimira ukuri. Ni ukwishimira ukuri. Mbese ukumva ko ukuri wakiriye, ukumva ko ukuri wayobotse, ukumva ko ukuri urimo ari ikintu cy'ingenzi cyane kandi kiruta ibindi. Hari igihe umuntu ajya agira ibintu ariko akagira ikiruta ikindi. Umuntu ashobora kugira inka, akagira n'umurima,
akagira n'inzu, muri ibyo byose hakaba harimo ikiruta ibindi. Nawe rero birasaba yuko umenya ko ukuri ari ikintu cy'agaciro kuruta ibindi byose waba utunze. Noneho ibyo bikagufasha kugukunda, kukurengera, kukubamo no kukwitaho. Ndagira wenda ngo nsome amagambo make kuri iri ngingo, maze twumve uko ijambo ry'Imana ritubwira kuri uku kwishimira ukuri. Umuntu agomba kwishimira ukuri, noneho akagukunda. Reka ndebe amagambo make atubwira kuri uku kwishimira ukuri, maze niturangiza tubone tujye ku ngingo iheruka yo kugira Imana umujyanama wawe. Imana ikakubera umujyanama, mbese ibyo ugiye gukora byose, nk'uko inshuti yawe ujya uyigisha inama ku mishinga yawe myinshi, nawe ibintu byinshi ukunda gukora, Imana ikakubera umujyanama. Ndatekereza rero byumvikana, kandi ibi uwabikora yasa na Yesu. Ndagira ngo mbibutse kubo twatangiranye turi kwigana ingingo itubwira ngo ibisabwa ngo duse na Yesu ni ukurabukwa ubwiza bwe, nk'uko Daniel yabubonye, maze warangiza ukabona gukiranuka kwe, ukabona urukundo rwe, ukabona uburyo yakunze abantu, maze byarangiza nawe ugahindukira ukumva ushaka kugera kuri urwo rugero. Cya kabiri ni ukwanga ibyaha, ukumva ubizinutswe, ukumva ukeneye kubivamo, noneho warangiza ukabyanga nk'uko umuntu ajya yanga umwanda, wabigwamo ukabigwamo nk'uko umuntu akandagira mu mwanda atawushaka, nuko noneho ibyo bikaba byagufasha. Hanyuma icya gatatu ni ukurwanya inaringe, kandi buri munsi, nta gusiba ahubwo uyirwanya buri munsi. Icya kane ni ukuba hafi ya Yesu, twabisomye, ni kuba hafi ye mu masengesho, mu migambi n'ibindi bitandukanye. Icya gatanu ni ukwiga ibyanditswe byera. Icya gatandatu ni ukwishimira ukuri. Muri cya gitabo cyitwa guhamagarwa kwacu gukomeye, ku ipaji ya 33 haranditse ngo haranditsemo amagambo avuga ati, vuga n'umutima wawe wose uti nzajya ngendera mu kuri kwawe. Vuga n'umutima wawe wose uti nzajya ngendera mu kuri kwawe. Buri mwanzuro wose ufashe wo kubaha Imana uzongerera kwizera kwawe imbaraga. Buri mwanzuro wose ufashe mu kubaha Imana, burya umuntu agomba no kujya afata imyanzuro, akavuga ati sinjye uzahora ndi umunyantege nke, sinjye Isabato izahora itangiriraho, sinjye uzahora ntuka abana, sinjye uzahora nshwana n'abaturanyi, sinjye uzahora ntegekesha igitugu abanjye, sinjye uzahora ntasenga, sinjye uzahora mbaho ntiga ibyanditswe, sinjye uzahora negura abandi, sinjye uzahora ngirantya. Ibi byose tutarondora ngo turangize, ngo ugomba kujya ufata umwanzuro. Jya ufata umwanzuro, vuga uti nanjye ngomba kujya nsenga, isaha yo gusenga ni iyihe? Nanjye ngomba kujya nsoma, nzajya nsoma ryari? Nanjye ngomba kujya ngerageza guhura n'abandi, nanjye nzitabira amateraniro, nanjye ngomba. Mbese uyo myanzuro, buri mwanzuro wose ufashe wo kubaha Imana uzongera kwizera kwawe imbaraga, ugukomeze ku ntego yawe. Uwo mwanzuro uzagukangura kandi ugucishe bugufi, ugukomeze kandi ukwemeze. Nzajya ngendera mu kuri kwawe. Dukwiriye kwiringira ukuri, kuko isi yigaruriwe n'imigambi n'imigani y'ibinyoma. Bitewe n'uko ikinyoma n'ibisa n'ukuri ari byo biri gukwirakwira hose, ni ikimenyetso kigaragara ko hari abantu runaka, hari ahantu runaka hari ukuri nyako. Hepfo baranditse ngo
tugomba kugendera mu kwishimira ukuri. Ntabwo tuzabera umutwaro w'ububata, ntabwo kuzatubera umutwaro w'ububata, ahubwo kuzatubera ihumure. Iyo abantu bishimira ukuri ntabwo bakubamo nk'umutwaro. Hari igihe abantu bajya baba mu kuri bakakwemera, ariko kukabaya nk'umutwaro, bakaba nk'imbata zibaswe. Mbese umuntu ntajye yishimira amasaha yo gutangira isabato kuko ajya asanga imirimo itararangira. Burya ntabwo aba yishimiye ukuri. Umuntu ntajye yishimira amasaha yo gusoza isabato kuko hari igihe ajya asanga mu bwenge bwe hamaze kugeramo imishinga. Umuntu ntajye yishimira amateraniro kubera ko ajya akoma mu nkokora imigambi ye. Mbese ugasanga umuntu ntabwo ari uko. Rero baravuze ngo tugomba kugendera mu kwishimira ukuri. Ntabwo kuzatubera umutwaro w'ububata, ahubwo kuzatubera ihumure. Uwo ukuri kubereye umutwaro, uwo ubona kumuhagitse, ubona kumukandamije, ntabwo wazasa na Yesu. Ahubwo uzasa na Yesu n'ukwishimiye. Noneho ijambo ry'Imana riravuze ngo riratubwiye ngo ubutumwa bw'inkuru nziza y'umunezero mwinshi kuri twe ikangura imitima yacu, kandi dutera kuririmbira Imana mu mitima yacu. Kubwo kwihangana n'inkomezi zikomoka mu byanditswe byera, dufite ibyiringiro. Ibyiringiro bya Kirisitu ntibirangwa nk'umubabaro no kubura inkomezi. Oya. Ntabwo bidukingiranira muri gereza yo gushidikanya n'ubwoba, ahubwo ukuri kubatura abagukunda, ukuri kubatura abagukunda kandi bakezwa nako, bagendera mu bwiza bw'umudendezo w'abana b'Imana. Twe kuvuga ko twizera ukuri, twe tuvuga ko twizera ukuri, tugomba kugaragaza imbuto zako mu magambo no mu mico. Twebwe tuvuga ko twizera ukuri, reka tugaragaze imbuto zako mu magambo no mu mico. Tugomba kuba turi imbere mu kumenya Yesu Kirisitu, twakira urukundo rwe, tugakunda Imana na bagenzi bacu. Tugasigara dukunda Imana na bagenzi bacu kubera ko ukuri ariho kwatugejeje. Ukuri kugomba gucengera kukagera mu bwihugiko bw'umutima, kandi kukagezamo ibidahamanya n'umwuka kukagezamo bihamanya n'umwuka wa Kirisitu byose, maze icyo cyuho kikubakwamo imico iboneye, yera kandi itagira ikizinga, kugira ngo amaso yose y'umutima ashobore kumera nk'indabo, nk'umubavu uhumura neza, impumuro y'ubugingo itanga ubugingo. Ukuri gushyizwe mu bikorwa mu mutima niko gutuma umuntu ahinduka umuntu w'Imana. Ukuri gushyizwe mu bikorwa ariko mu mutima ngo niko kujya gutuma umuntu ahinduka umuntu w'Imana. Niyo mpamvu ukuri kudashyizwe mu bikorwa, ukuri kudahinduye nyirako, ntacyo kuba kumaze, kabone n'ubwo waba warakwakiriye. Rero ibi tugomba kubimenya. Ingingo ya nyuma dusorezaho ni ukugira Imana umujyanama wawe muri gahunda zawe, mu byo ukora, mu byo ugambirira. Imana ni kubere umujyanama. Ibi bizatuma usa na Yesu. Ibyo biri muri iki gitabo cyitwa guhamagarwa kwacu gukomeye, ku ipaji ya 44. Niho tugiye gusoma maze twerekere ku musozo. Haranditse ngo haranditse hagira hatya ati, Kirisitu yikorera ibyaha byacu mu mubiri we, abibambanwa ku giti. Icyaha cyajyaga kuba iki iyo hataboneka ikiremwa? Reka nihute. Hari amagambo nshakamo y'uburyo Yesu cyangwa se agomba kutubera umujyanama. Haranditse ngo ushobora kwiyumvamo ko ufite ubushobozi bwo kwiyobora, gushyiraho igenamigambi no kurishyira mu bikorwa nk'uko ubyumva. Biteye akaga haba kuri wowe ubwawe no ku wundi muntu uwo ari we wese,
ndavuga ibi bintu nzi neza. Imana muyigira umujyanama wanyu, Imana muyigira umujyanama wanyu, twe kwiyobora. Muyishake kugira ngo ibayobore, ntabwo muzayishakira ubusa. Ndabahendahenda ngo akagahe k'ingenzi k'imbabazi kadashira mudateye imbere mu by'umwuka. Ntimukigere na rimwe mwemera ko imbaraga zanyu z'imico mbonera zigabanuka, ahubwo mujye mureka ziyongere. Rero twarebaga ibisabwa kugira ngo duse na Yesu. Icyambere ni ukurabukwa ubwiza bwe. Yureba ibyiza bya Yesu, yufata ibitabo nk'uwifuzwa ibihe byose, usoma amateka ye, ufate Bibiliya, urebe ibyiza yakoze, urebe uko yitangiraga abandi, maze nurangiza ubigereranye n'ibyawe, urebe ko ibyawe bitazahinduka ububore. Icya kabiri ni ukwanga ibyaha, ni ukubizinukwa, ni ukumva utabishaka. Ndetse mu Baroma haravuze ngo twe kubika ibyaha mu mibiri yacu izapfa. Icya gatatu ni ukurwanya inaringe buri munsi, ni ukuba hafi ya Yesu mu masengesho, ni ukwiga ibyanditswe byera, ni ukwishimira ukuri, ukumva rwose ko ukuri wakiriye ari ikintu cy'ingenzi, ukagiha agaciro kandi ukawugishyira mu bikorwa, no kugira Imana umujyanama wawe. Imana idufashe, Imana izabidushoboze mu izina rya Yesu. Reka rero nk'uko twatangiye dusenga, n'ubundi kubo twabanye dusoze dusenga, kandi tubararika ko nimugoroba saa 2 za nijoro n'ubundi turaba dufite amateraniro kuri iyi mirongo ari kunyuraho. Reka dusenge. Urakoze Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ibyiza wadukoreye, ukaba uduhaye ijambo ryawe, uhabwa icyubahiro. Ngaho uduhe gusa nawe, utwereke ibyaha byacu, utwereke ububi bwacu, kandi tubone ubwiza bwawe, bidutere guhinduka, duhimbaze neza yawe. Ubwo tugambiriye urugamba rwo kurwanya inaringe buri munsi, utube hafi, ujye udukomeza kandi uturwanirire, nidutsinda tuzahimbaza urukundo rwawe. Ngaho uyu munsi abagiye muri gahunda zitandukanye n'abageze mu bihe by'ijoro, twese uturindire hamwe kandi utuyobore mu buntu bwawe, uduhe kugukunda no kugukumbura, kandi uduhe agakiza kawe gahindura imitima yacu. Tubyatse mu izina rya Yesu, amen. Kwemera ibyaha kandi ukabyihana, niyo nzira imwe gusa yo kubona agakiza. Ngaho byemere kugira ngo ubabarirwe. Kwemera ibyaha kandi ukabyihana, niyo nzira imwe gusa yo kubona agakiza. Ngaho byemere kugira ngo ubabarirwe. Emera ibyaha ibyo wakoze byose, bibwire Yesu ntusige na kimwe. Iyo mahirwe dufite twese, tugomba kubonera mu imbabazi. Emera ibyaha ibyo wakoze byose, bibwire Yesu ntusige na kimwe. Iyo mahirwe dufite twese, tugomba kubonera mu imbabazi. Kureka ibyaha bimwe bigaragara,
ugasigaza kimwe ubona cyoroheje birahagije kuza tumubura ubugingo kureka ibyaha bimwe bigaragara ugasigaza kimwe ubona cyoroheje birahagije kuza tumubura ubugingo emera ibyaha ibyo wakoze byose bibwire Yesu ntusige na kimwe iyo mahirwe dufite twese tugomba kubonera mu imbabazi emera ibyaha ibyo wakoze byose bibwire Yesu ntusige na kimwe iyo mahirwe dufite twese tugomba kubonera mu imbabazi